Ndizera ko umeze neza ukomeye nshuti mwene data, amahoro y'Imana aganje umutima wawe. Imana ikuzigamiye ahantu uherereye hose, ahantu uri hose, ko Imana ibanye nawe kandi ko ubonye ukuboko kw'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Ni mwene so Reverend Pasteur Jules ugarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Ndagushimira wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries. Imana niguhe umugisha, Imana nikugirire neza. Uyu munsi rero ndagira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana, Imana iduhaye kugira ngo turisangire. Nyemerera dusomere ino jambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya Nehemiya ibice 2 umurongo waho wa 17. Haravuze ngo, mpera ko ndababwira nti, ntimureba ko tumeze nabi. Ku Yerusalemu habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu, tutagumya kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwabanye nanjye, uburyo kwagiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati, nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo nshuti mwene data, ariko rifise insanganyamatsiko cyangwa se intego yaryo iravuga ngo, ni wowe ugomba kubikora, haguruka ubikore. Ni wowe utegerezwa kubikora, haguruka ubikore. Nibiki ukora rero? Nukubaka ubuzima bwawe, nukubaka ibyo Satani yasenye mu buzima bwawe, nukubaka ibyo Satani yasenye mu muryango wawe, nukubaka ibyo Satani yasenye. Hari ibyasenywe kuva kera. Satani abisenya mu bisekuru, Satani abisenya mu bakurambere bawe aribo babyeyi, Satani abisenya. Ariko nta wundi ugomba guhaguruka kubaka ibyo Satani yasenye mu miryango yawe. Nta wundi ugomba kubikora, kubaka ibyo Satani yasenye mu bavandimwe bawe. Nta wundi ugomba kubikora ibyo Satani yasenye mu bo muvukana, mu bana bawe. Nta wundi utegerezwa kubikora, ni wowe. Bibiliya iravuga ngo, iki cyari igihe aha hantu hari arasenyutse i Yerusalemu. Noneho aba bayuda, aba bantu bari iyo i Yerusalemu bari barajyanywe benshi ari inyagano. Abandi batatanira hirya, hasigara abantu bake udusigarira. Ariko noneho Imana iza kuba yahagurutse umugabo witwa Nehemiya. Imana imuha imbaraga, iramuhagurutsa igihe yari amaze kumenya amakuru ko hamaze kuba hasenyuka. Amaze kumenya amakuru, we yahise ahaguruka aravuga ngo, mu mbaraga zanjye mfite ngewe Nehemiya, ngiye guhaguruka nkore amateka, ngiye guhaguruka nkore ibintu bidasanzwe, ibintu bitamenyerewe. Hanyuma Nehemiya murazi ukuntu yahagurutse, atangira kwiyiriza ubusa. Ngo yabaga ibwami ari umukozi w'umwami, ariko atangira kwisonzesha, asaba Imana ngo Imana imuhe ikiganza cyiza, agira ikiganza cyiza ku mwami. Umwami yemera kumurekura agende i Yerusalemu kubaka inkike zasenyutse. Bibiliya iravuga ngo, amuha n'ibyete, ashyira umurinzi w'ikibira cyangwa se umurinzi w'ishyamba, ndetse n'ibiza gushobora gutuma arengana wenda nko ku mbibi. Hanyuma aza kuba yagenda yegeranya abantu. Agezeyo yegeranya abantu bari basigaye ari bakeya. Aravuga ngo, mwebwe murimo imbaraga, mwebwe murimo ubushobozi, mwebwe murimo imbaraga zishobora guhindura ibintu. Arababwira ngo, ntimureba ko turi igitutsi, ntimureba ko twasuzuguwe,
ntimurebe ko amahanga yadusuzuguye, ngo kandi muri mwe harimo imbaraga zikomeye zatuma twubaka, zatuma duhindura ibintu. ngira ngo nkubwire mwene data, muri wowe harimo imbaraga zatuma uhindura ibintu. Muri wowe harimo imbaraga zatuma wubaka umuryango wawe. Muri wowe harimo imbaraga zatuma ukosora ibyo abasokuru bakoseje. Muri wowe harimo imbaraga zatuma ukora amateka meza, noneho wowe ugakora igisekuru cyiza cy'abazagukomokaho. harimo imbaraga zo gukosora ibyo ababyeyi bakosheje. muri wowe harimo imbaraga. nta wundi rero wo guhaguruka ukabikora, ni wowe. naje kukubwira ko ukwiye guhaguruka ukabikora. ukwiye guhaguruka ugahindura amateka y'ubuzima bwawe. ukwiye guhaguruka ugahindura amateka y'isekuru. ukwiye guhaguruka ugahindura amateka mabi yaranze umuryango wawe. ukwiye guhaguruka ugakora amateka meza. ukwiye guhaguruka ukarwana beno rasibinia. ukwiye guhaguruka ukarwana ugahindura ubuzima. ukwiye guhaguruka. reka nkubwire, njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo nimutemera kurwana muzaba abagaragu b'abantu barwanye. iyo umuntu atemeye guhaguruka ngo arwane, ikiza kuba cyakurikira kuri uyu muntu aza kuba yaba umugaragu w'umuntu watinyitse akarwana. rero ni wowe ugomba kubikora, ugahaguruka ukarwana, ugahaguruka ukubaka. ukwiye kuba wubaka ibintu byasenyutse, kuko hari ibyo Satani yasenye. hari ibyo abarozi basenye mu bisekuru byawe. hari ibyo abarozi basenye mu miryango yawe. hari ibyo abarozi basenye mu bana bawe. hari ibyo abarozi basenye mu bavandimwe bawe. ukwiye kuba uhaguruka kugira ngo wubake ibyasenyutse. haleluya. ukwiye kuba uhaguruka kugira ngo wubake ibyo abarozi basenye. ukwiye kuba uhaguruka kugira ngo wubake ibyo umwanzi Satani yaje gusenya ku buzima bwawe ndetse no ku buzima bw'abiwanyu. imana nikugirire neza, imana niguha umugisha. ndakwifurije guhaguruka mwene data ukaba wubaka ibyo Satani yasenye. ndakwifurije guhaguruka ukubaka ubuzima bwawe. ni ukuvuga ngo abana bawe bazaba babaho mu gisekuru cyiza kuko bahagurutse ukubaka. gira ibintu wubaka. haguruka ugira ibintu ube wakubaka. haguruka ugira ibintu ushiraho. haguruka ushyiraho imfatiro nshasha. haguruka ushyiraho inkingi nshasha z'ubuzima bw'abazagukomokaho. haguruka ushyiraho imfatiro. haguruka ushyiraho inkingi nshasha. haguruka, imana iri kumwe n'ubuzima. ndagira ngo nkubwire ngo hari ubushobozi bukurimo. hari imbaraga waremanywe. hari ubushobozi bukurimo. haguruka rero ukoresha ubushobozi bukurimo. ushyiraho igisekuru cyiza cy'abazagukomokaho. haguruka ukoresha ubushobozi bukurimo. wubaka amateka meza. ukosora amateka mabi yabayeho kuri sokuru wawe. habaye amateka mabi, ariko haguruka ukora igisekuru cyiza. birashoboka mu izina rya Yesu. Oh my God. umugabo witwa Aburahamu yarahagurutse, arahaguruka ajya gukora igisekuru cyiza. yitandukanya n'igisekuru cya se. igisekuru cyaho yakomokaga cyari kibi, kuko Bibiliya ivuga ngo se witwaga Tera yacuruzaga ibigirwamana. yari umugabo ameze nk'umupfumu. yari umugabo mubi. imana imutandukanya n'umuhungu we. umuhungu we Aburahamu, imana ijya kuba yamuha amateka mashya. ajya kuba yakora amateka mashya. ajya kuba yakora igisekuru cyiza. imana iza kuba yamuha izina ryiza kubera kuko yemeye guhaguruka. ngende datanagira ngo nkubwire ngo niwemera guhaguruka, hari izina rishya Imana ishaka kuguha. niwemera guhaguruka, hari amateka mashya Imana ishaka kuguha. niwemera guhaguruka, rebo shakori ya masiya, hari ibintu bikomeye ugiye kuba wahindura. Nehemiya yarahagurutse ajya kubaka. yubaka ibintu bikomeye kandi abashingira inaha abo bari kumwe. arababwira ngo mu guhaguruka rero ukwiye kugira n'ubuhamya. mu guhaguruka ukwiye no kugira ubuhamya ubwira Satani bw'ibyo Imana yakoze inyuma aho uvuye. Nehemiya arababwira ukuboko kw'Imana ye ukuntu kwabanye nawe hari i Babuloni, ngo abashingira inahe. nuko ngo bagira imbaraga, biyungamo imbaraga, barahaguruka barubaka, bakora amateka mashya, bakora ibintu bishasha. mwene data nagira ngo nkubwire ngo haguruka, birashoboka. ugiye gukora igisekuru gisha, ugiye gukora amateka mashya, ugiye guhindura ibintu
bintu, ugiye kuba wakoreshwa ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti. Imana ari guha umugisha, ubu butumwa buhereze inshuti zawe, Imana irabiguhera umugisha, ubundi ukore subscribe. Yesu akugire neza. Shalom, shalom.